Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza cy'amahoro, ni igitondo cyiza cy'umunezero, ni igitondo cyiza cy'ibyishimo. Haleluya, haleluya. Dushimiye Imana yo iduha kuramuka, dushimiye Imana yo iduha kubaho, dushimiye Imana yo iduha kubaho tukagenda bikemera. Dushima Imana yo iduha kubaho, ikaduha amaramuko, ikaduha ibyo kurya. Hari benshi batabyutse ariko twebwe tubyutse amahoro muri aya masaha y'isaa 9. Ni ishimwe ryo gushimira Imana. Nimumwemerere abantu muhari tuyihereze icyubahiro, ntacyo bitwaye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Dushima Imana iturinda, dushima Imana irinda amaguru yacu, ikarinda umubiri wacu. N'ishimwe rikomeye mu buzima bwacu. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Wowe udukurikirana kuri Dufite Imana TV, musaba umugisha ku Mana. Imana yo mu ijuru iguhe ibyo umutima wawe usaba. Imana yo mu ijuru iguhe ibyo umutima wawe ushaka. Imana ishimwe. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi rijya rinezeza cyane, rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo uwo muntu ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ngo icyo azakora cyose ngo kizamubera cyiza. Niba udahagarara mu nzira y'abanyabyaha, niba uticara n'abakobanyi, ibyo bavuze nawe ukavuga, Imana yo mu ijuru iraguha ibyo umutima wawe ushaka, iraguha ibyo umutima wawe mbese uyitakira, uyisaba. Imana ishimwe. Haleluya. Rero nkwifurije guhirwa, nkwifurije kubaho neza, nkwifurije umugisha w'Imana ku buzima bwawe n'imiryango yawe, nkwifurije kunezerwa mu buzima, nkwifurije kuba mu bumana, nkwifurije kuba mu buzima ufiringa, unezererwa. Imana ishimwe. Byose biri muri Kristo Yesu, byose Imana irabifite, ibiguhe mu izina rya Yesu. Byakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dushime Imana. Mana yacu, Mana mu izina rya Yesu, tugushimiye kubw'uyu munsi uduhaye, tugushimiye kubw'uyu munsi ubanye natwe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Tugushimiye wowe uturinda, tugushimiye wowe urinda ubuzima bwacu muri iki gitondo. Ni ishimwe rikomeye. Haleluya. Ndagushimiye ko hari ingabo nyinshi zapfuye ku bwacu. Twagombye kuba twapfuye, twagombye kuba twawe mwuka w'abazima, ariko turacyahumeka. Haleluya. Ni ishimwe rikomeye. Haleluya. Oh, himbazwa Papa. Tuguhereje icyubahiro muri iki gitondo. Ineza yawe utanga ibe ku buzima bwa buri wese, amahoro utanga abe ku buzima bwa buri wese, mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze tugire neza uyu munsi, ubane natwe. Haleluya. Ube mu buzima bwa buri wese, umwiyereke nk'Imana, ukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwa buri wese, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hari ijambo dusanga mu ngoma za mbere, reka tufatanye turyumve. Ni ijambo ry'umunsi, ni ijambo rikiza ry'umunsi, nawe rikore ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Nawe rigira ibyo rihindura ku buzima bwawe. Hari ijambo dusanga mu ngoma za mbere ibice 18 umurongo wa mbere, aravuga ngo nuko Dawidi, haleluya, ngo anesha Abafilisitiya, ngo arabacogoza. Haleluya. Ngo ahindura imidugudu y'i Gadi yose. Imana ishimwe. Tugeze ku murongo hasi aravuga ngo nuko Dawidi, Imana ishimwe, haleluya, ngo ahindura ngo imidugudu yaho. Haleluya. Ngo anesha Abamowabu, ngo bahinduka abagaragu be. Imana ishimwe. Haleluya. Imana iguhe kunesha Abafilisitiya, Imana iguhe kunesha Abamowabu, Imana iguhe kunesha ibyakunesheje, Imana iguhe kunesha. Haleluya. Wicarare aho wakagombye kuba wicaye, uhagarare aho wakagombye kuba uhagaze. Imana iguhe kunesha Abafilisitiya bari baguhagaze imbere. Imana iguhe kunesha Abafilisitiya baje mu buzima bwawe, baje mu kazi kawe, baje mu bana bawe, baje mu byawe. Imana iguhe kunesha mu izina rya Yesu. Imana iguhe kubanesha, kandi Imana iguhe guhindura imidugudu utuyemo, bamenye ko hari Imana wasenze, bamenye kubana n'Imana, bamenye
haleluya, haleluya, bahinduke kubw'Imana yawe. Imana ihimbazwe, haleluya. Ndashimira Imana, Imana iyo iduha kunesha. Ndashimira Imana nubwo abantu batatwemera, ariko Imana iratwemera. Nubwo abantu batakwemera, ariko Imana irakwemera. Imana iguhe kunesha mu izina rya Yesu, kandi ibyagiye bikunesha mu buzima bwawe bihinduke. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, Imana yo mu ijuru ibagire neza, umugire umunsi mwiza. Amahoro y'Imana itanga abe ku buzima bwanyu. Reka dushime Imana. Mana, mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko uduhaye imbaraga zo kunesha Abafilisiti. Ndagushimiye ko duhaye imbaraga zo kunesha ibyari biduhagaze imbere. Urakoze Papa ko duhaye kunesha, kandi hari imidugudu tugiye guhindura kubwo kunesha. Hari imidugudu tugiye guhindura kubwo kutwambika imbaraga. Mana, gira neza buri wese, umuhe kunesha, umuhe kunesha mu kazi. Ibyamunesheje mu kazi abineshe, ibyamunesheje mu kazi abineshe mu izina rya Yesu Kristo. Abafilisitiya bari bamuhagaze imbere, Mana, umuhe kunesha, umwambike imbaraga, umuhe kubanesha, kuko uri Imana ishobora byose, kuko uri Imana itwitaho, kuko uri Imana imenya ubuzima bwacu. Ndagushimiye kuri mu ruhande rwacu, ndagushimiye kuri mu ruhande rw'uyu mumama, ndagushimiye kuri mu ruhande rw'uyu mupapa, ndagushimiye kuri mu ruhande rw'uyu mukobwa, ndagushimiye kuri mu ruhande rw'uyu musore. Umuhaye kunesha, umuhaye kunesha ibyamunesheje, umuhaye kubinesha. Urakoze, ni mu izina rya Yesu, amen.